Umwami w'ubwami bwa Maniya yarazwiho kujya mu bice by'ishyamba n'imisozi ashaka guhiga no kureba igihugu cye, ariko akagira n'undi muco uzwi ku bami benshi bo muri icyo gihe. Aho yageraga agahurira n'umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza, yamubazaga aho ataha akajya kurara mu rugo rw'iwabo cyangwa mu rugo rwe, atiteye ku kuba afite umugabo cyangwa umukunzi, akamarana nawe ijoro ryose, bwacya akagenda adasubiye inyuma. Ntiyigeraga atekereza ku ngaruka z'ibyo yakoraga, kuko yabonaga ari uburenganzira bwe nk'umwami, kandi nta n'umwe wagiraga ubushobozi bwo kumuhagarika. Abagore bose baraba umwami, abakobwa ari uko. Hari bamwe bumvaga ari ishema kurarana nawe, kuko yabaga yaje agatoranya umwe mu bakobwa benshi, byabaga bivuze ko ari mwiza. Ariko nanone hari abatarabyishimiraga, bakabyemerera kubahiriza ubusabe bw'umwami, cyane ko kumuhakanira ikintu icyo ari cyo cyose yabaga ashaka byashoboraga kukugeza ku rupfu. Ubwo abagabo babo cyangwa ababyeyi babo baribwirizaga umwami bakamuha rugari, bakamusigana n'uwo yashimye. Umunsi umwe yagiye guhiga, ariko uwo munsi wo guhiga wari umeze nk'indi minsi yose umwami yari asanzwe amenyereye. Yari yazindutse karajyana n'abahigi be n'abarinzi be bake, yinjira mu ishyamba rinini ryabagamo inyamaswa nyinshi zahabwaga agaciro muri ubwo bwami. Bakigeramo bizeraga ko byanga bikunda bari bubona umuhigo. Ibimenyetso by'inyamaswa byari bihari, hagaragara ibirenge byazo ku butaka, aho zasize imyanda, n'ahantu zanyuze hose hasa n'aherekana ko zanyuze vuba, bakizera ko batari butinda kubona umuhigo. Ariko uko amasaha agenda agashira, ibintu byatangiye guhinduka. Buri hantu babonaga ibimenyetso, bagakurikirana inzira ndende, barahageraga bagasanga inyamaswa zamaze kugenda. Hari aho bumvaga amajwi yazo kure, bakihutira kuhagera, ariko bagasanga nta kintu gihari. Byasaga naho uwo munsi ishyamba ryari ryemeje kubahisha inyamaswa. Abahigi batangiye kugenda bagabanya umuvuduko, bamwe batangira kwibaza niba barakomeza cyangwa bagasubira inyuma. Ariko umwami ntiyashakaga kugaruka ntacyo afashe. Yakomeje imbere, agenda arushaho kwinjira mu bice by'ishyamba bitari bisanzwe bigerwamo, aho n'abahigi be batari bakunze kugera. Izuba ryari rigeze hagati, umunaniro utangira kugera mu bari kumwe nabo. Amazi bari bafite yari ari kugabanuka, n'inyamaswa ziri kubura burundu. Nta rusaku rwazo bari bacyumva mu matwi, n'inyoni zari zacecetse. Umwami yahagaze akanya gato, areba hirya no hino, asa n'uwibaza niba koko uwo munsi hari icyo bari buze kubona. Nta n'umwe mu bari kumwe nawe wari ukivuga, bose bari bacecetse bategereje icyemezo cye cya nyuma. Umwamikazi wa Maniya yahise afata umwanzuro utari woroshye wo gukomeza imbere gato wenyine, kuko abonaga abahigi bamaze kunanirwa. Yasize abahigi n'abarinzi inyuma ngo baruhuke, ababwira ko agiye gukata hirya gato agahita agaruka. Nta muntu n'umwe wagerageje kumubuza, ariko mu maso habo hagaragazaga impungenge, kuko bitabaga ari byiza ko umwami yagenda wenyine. Ariko nanone yajyaga abikora, akaba yakwiruka inyuma y'akanyamaswa wenyine. Yabateye umugongo, akomeza imbere, agana mu ishyamba ryari ririmo ibishibu byinshi n'akijima kenshi nubwo hari ku manywa. Uko yagendaga agana imbere, ibintu byarahindutse. Yumvise hatuje cyane, atangira kwibaza niba n'umuyaga ubwawo wahagaritse guhuha, kuko intambwe ze zonyine arizo zari ziri kumvikana ku butaka. Yarakomeje kwitegereza neza, ariko nta kintu na kimwe cyari kiri kugaragara. Mu kanya gato yumvise ikintu kiri guhuma bikomeye kimusatira. Yahise ahindukira vuba, abona imbere y'inyamaswa y'inkazi nini ifite amaso asa n'ayaka umuriro, imeze nk'iyari imaze igihe imukurikira. Yahise afata icumu rye ashaka kwirwanaho. Iyo nyamaswa ntiyamuhaye umwanya. Yamuteye nk'umuyaga, imusatira ku buryo bwihuse ku buryo atabonye ahanyura. Umwamikazi uwo yagerageje kuyirwanya, yikubita icumu, ariko imbaraga zayo zari nyinshi cyane. Yaramwihase, imukomeretsa bikomeye ku rutugu no ku rubavu, imugusha hasi. Muri ako kanya yahise asakuza ati mutabare. Aho yari yasize inyuma bumvise mu majwi biruka bihuta cyane. Bageze aho yari ari, basanga inyamaswa ikimuriho igiye kumwica. Bahise bayitera amacumu n'imyambi, barwana nayo kugeza bayigushije hasi. Iyo nyamaswa imaze kugwa, bahise bareba uko umwami ameze. Yararyamye hasi, amaraso ari gutemba. Umwe mu bahigi yahise apfukama iruhande rwe, aramubwira ati nyagasani, ihangane turi hano. Ariko ko bamurebaga, niko babonaga ko ibikomere bye bitari bisanzwe. Umwamikazi we yari yakomeretse bikomeye, birenze uko bari babyiteze. Umuhigi mukuru yahise atanga amabwiriza yihuse ati muhagarike amaraso mbere ya byose. Bahise bakoresha imyenda bari bambaye, barashishimura, bayizingira ku bikomere bye. Bamuteruye bitonze, bashaka uko bamuvana muri iryo shyamba. Iyo nyamaswa bari bamaze kwica ari idasanzwe, ari nini cyane kurusha izari zisanzwe ziboneka muri iryo shyamba. Uruhu rwayo rwari ruvanze amabara y'umukara, umweru n'umuhondo. Bose babonaga ari igisamagwe, ariko cyari kinini cyane, ari kirekire kandi kibyibushye kurusha ibisanzwe. Amabara yacyo nayo ntibari basanzwe bayabona ku bisamagwe. Muri ako kanya, umwe mu bari kumwe nabo yibutse ibimenyetso byose bari babonye uwo munsi. Ibirenge byari binini cyane, inzira zisa n'izindagurika nk'uko yahinduraga icyerekezo kenshi, n'ukuntu batigeze bayibona nubwo bayikurikiraga. Byabahaye ishusho y'uko nubwo bari abahigi, nabo bari guhigwa n'inyamaswa. Ibirenge babonaga si uko inyamaswa zabacaga muri humye gusa, ahubwo byasaga naho zari ziri kubakinisha, zibayobora zibajyana kure mu gace kazo, ahantu hatuje, aho zashakaga kubagirira amarariro. Umwamikazi we yaratangiye guhumeka nabi, ariko akiri muzima. Icyatangaje bari kumwe nawe si uko yari yakomeretse cyane, ahubwo nuko yari yabashije kurwana n'iyo nyamaswa igihe kinini bataramugeraho, bagasanga akiri muzima. Byari ubutwari budasanzwe kuba yarakiri muzima itamwishe.
Bakomeje kugenda bamwihutisha cyane, basubira mu nzira igana aho abandi bari basigaye bashaka uko bamusohora muri iryo shyamba. Bose bari bazi neza ko urugendo rugiye gukomera kandi ubuzima bw'umwami bwari buri mu kaga gakomeye. Bakomeje urugendo bihuta, bagerageza kugumisha umwamikazi wari muzima nubwo amaraso yakomezaga kuva ku bikomere bye. Izuba ryari ritangiye kurenga ari nka saa 11:15 z'umugoroba, urumuri rwaryo rutangira kugenda rugabanuka rufite ibara risa n'iry'umutuku uvanze n'umuhondo woroheje wagaragaraga hejuru mu mashami y'ibiti. Umunaniro wari wiyongereye ku bahigi, ariko nta n'umwe atinyukaga kugenda gake kuko buri wese yari azi ko ubuzima bw'umwami buri mu maboko yabo. Uko bagendaga begereza aho iryo shyamba ritangirira, batangiye kubona urumuri rwinshi, ibiti bitangira kugabanuka. Bageze ahantu hatari kure cyane ku nzira yo gusohokera mu ishyamba. Umwe mu bahigi wari imbere ahita ahagarara gato areba hirya no hino, arangije aravuga ati hari ngo hariya imbere. Bose bahise bahindukirira aho yerekanaga. Hakurya gato y'aho bari bageze ku gasozi gato katari kure, hari kugaragara inzu imwe yonyine iri ukwayo iteganye n'ishyamba ariko bitari cyane. Nta yindi nzu yari iri hafi yayo, kandi wabonaga nta rusaku rw'abantu benshi ruhari, ari urugo rw'abantu batuye bonyine batavangavanze n'abandi. Umwe mu bahigi yahise avuga ati niho twamujyana mu mudugudu munini byateza urujijo. Undi nawe ati nibyo, nitugera dusaba amazi naho kumwicaza tubanze dutoze. Bose bemeranyije ko ari honyine hari amahirwe yo kumufasha badateje impagarara muri rubanda. Batangiye kumanuka gahoro gahoro ariko banihutamo, bagana kuri urwo rugo bitonze, bagenda bareba niba nta kindi kibazo bahurira nacyo mu nzira. Umwamikazi yari amaze gucika intege cyane, ariko rimwe na rimwe akagerageza gufungura amaso akareba aho bageze akongera akayafunga. Umwe mu bahigi aramubwiye ati nyagasani, tugeze hafi, ihangane gato. Bageze hafi y'urugo batangiye kubona neza uko rumeze. Rwari rwubatse mu buryo bworoheje ariko rugaragaza ko rufite isuku n'imitegurire myiza. Hari urugo ruto ruzengurutse inzu n'igiti kinini cyari kiri iruhande. Bageze ku irembo ry'urwo rugo bahagarara akanya gato. Umwe mu bahigi yaragiye akomanga ku irembo buhoro. Umwamikazi wa Maniya yari umugabo uri mu kigero cy'imyaka nka 45. Iyo myaka ntiyari mike ku buryo bavuga ko atari afite ubunararibonye bwinshi, ariko nanone ntiyari myinshi kurya imbaraga ze zari kuba zaragabanutse. Umubiri wari ugikomeye nk'umwami wari kuri mu buzima bwo kwitoza, kurwana no guhiga. Igitangaje kuri we, yajyaga guhiga kure ntagende ku mafarashi. Ibyo byatumaga umwami utinyitse, ukomeye kandi ufite imbaraga, kuko yarashoboye gukora ingendo ndende cyane. Amaboko yari akomeye, yuzuye imitsi igaragaza imbaraga, naho igituza cyari kinini. Mu maso he ntiwari kubonamo ubutegetsi gusa, ahubwo umuntu yabonagamo ubukana n'ubwibone, nk'umuntu wamenyereye gutegeka no kudahakanirwa icyo yifuza. Amaso yari manini, asa n'ayarebye kure cyane agakweguka, ariko yabaga arakaye cyangwa afite icyo ashaka, yahindukaga nk'aho yagiye mu muriro agashya, bigatuma ubarebana wese yumva ko agomba kumuha icyo ashaka. Yari afite ubwanwa buke butondetse neza n'imisatsi y'umukara irimo imvi nkeya zari zaraje kare, kandi yari amaze imyaka myinshi ku buyobozi. Nubwo yari umwami, ntiyakundaga kwambara ibintu byinshi bimuremerera iyo yabaga agiye guhiga cyangwa gutembera. Yakundaga imyambaro yoroheje ariko igaragaza icyubahiro cye nk'umwami, akambara imyenda yoroshye ariko ihenze n'inkweto zoroheje zamufashaga kugenda mu ishyamba no ku misozi. Umwamikazi uwo yari afite umugore mukuru w'umwamikazi witondaga kandi afite n'icyubahiro mu baturage, ariko nta rukundo rwinshi rwari ruri hagati yabo. Igihe bashyingiranwaga byari bishingiye ku nyungu z'ubwami kuruta urukundo. Kugeza ubwo uwo mwamikazi yari yaramubyariye abana 2. Umwana w'umuhungu wari igikomangoma yarategereje kuzasimbura se ku ngoma. Uwo mwana yarakiri muto ariko yaramaze gutangira kwigishwa imigenzo y'ubwami, ubuyobozi n'amateka y'umuryango wawo. Yagiraga n'undi w'umukobwa ukiri muto cyane akiva ku ibere. Nubwo yari afite umugore n'abana 2, umwamikazi we ntiyajyaga anyurwa n'umugore umwe. Yarazwiho kugenda mu bice bitandukanye by'igihugu cye, aho yajyaga agahura n'abagore akabihindura bimwe ijoro rimwe, bwacya akagenda ntasubire inyuma. Ibi ntiyabibonagamo ikibazo kuko yumvaga ubutegetsi bwe bumwemerera gukora ibyo ashaka byose, kandi nta muntu wari ufite ijambo ku buryo yamubuza ibyo ari gukora. Ikintu cyari kihariye kuri we kandi cyamurangaga cyane ni impeta yambaraga ku rutoki rwe rw'iburyo. Iyo mpeta ntiyari isanzwe, yari yarayirazwe n'abami bamubanjirije, ikaba ari ikimenyetso gikomeye cy'ubwami bwa Maniya. Bavuga ko nta muntu washoboraga kuba umwami wuzuye adafite iyo mpeta, kuko ari yemezaga ko ubutegetsi bumweguriwe byemewe n'amategeko n'imigenzo. Iyo umwami yabaga afite abana benshi agapfa bitunguranye ataragaragaza uzamusimbura, nubwo byabaga bizwi ko ari umukuru, wafataga iyo mpeta mbere niwe ubwe wabaga ufite ikimenyetso. Ubwo kuyigira byabaga bivuze kugira ubwami. Iyo mpeta yari ikirangantego cy'ubwami, iri mu mukono w'umwami, mbese iri muri kashe. Iyo umwami yandikaga urwandiko bashyiragaho kashe, kandi iyo kashe yagombaga kuba irimo iyo mpeta. Yayifashishaga nk'ikimenyetso cy'ububasha bwe, ariko kandi ntiyigeraga yitaho nk'ikintu gishobora gutakara, kuko nyine yarayambaye kandi atumva ko yayitakaza, ndetse yumvaga ko aramutse ayitakaje uwayibona wese yayimuha kuko bari bazi ko ari iye. Muri ako kanya rero umuhigi wari ukomanze ku irembo yamaze akanya gato ategereje, umutima utera cyane kubera impungenge z'uko bari kuhasanga yashoboraga kubatinya cyangwa akanga kubakira.
Nyuma y'akanya gato bumvise urugi rw'imbere rufunguka gahoro gahoro, bumva n'intambwe zoroheje z'umuntu wazaga yigera ku irembo. Byarakingutse maze babona umugore ukiri muto utarengeje imyaka nka 25 wari wambaye imyenda itari y'abakungu ariko isukuye, yamaze gutungurwa. Nta kindi cyari cyamutunguye ni ukuntu yarabonye abasirikare abahigi bari kumwe n'umwami. Yari ibyo bagabo bari bahagaze imbere ye, maze amaso yakebuka ku mwami wari uteruwe, amaraso akiri ku mubiri. Yikanze gato asubira inyuma intambwe imwe ariko ntiyasakuza. Mu ijwi ritariko ryuzuyemo impungenge yarabajije ati, uko mugeze hano ni amahoro? Umwe mu bahigi yahise yegera hafi avugana nawe mu ijwi rituje ati, twahuye n'ikibazo mu ishyamba. Umwami yakomeretse cyane. Turagusabye duhawe kumuryamisha uduhe n'amazi, ariko nitwifuza ko abandi bantu babimenya. Yahise babwira ati, nimwinjire. Umwijima wari utangiye kuza, bahise binjira bihuta ariko bitonze, batwara umwami bamwinjiza mu rugo. Rwari ruto ariko rurimo isuku, ibintu byose bitondetse neza mu buryo bwiza biri ku murongo. Mu mfuruka imwe hari hateretse agatara, iruhande hari uburiri. Bahise bamuryamisha ku buriri, batangira kongera kumwitaho, mu gihe umugore yihutaga ashaka imyenda isukuye n'udutambaro two kongera kumupfuka ibikomere. Mu gihe ibyo byose byari biri kuba, hari akana gato k'agahungu kaje gaturutse mu kindi cyumba, gafite nk'imyaka 4 cyangwa 5, gahuza amaso n'abagabo benshi katari karigeze kabona. Kafashe ku mwenda w'uwo mugore karamubaza kati, mama, aba ni bande? Uwo mugore yamufashe ku rutugu aramwongorera ati, ceceka mwana wanjye, hari umuntu urwaye. Yahise afata agatara kazamura hejuru, urumuri rwako rwuzura mu nzu rutuma ibintu byose bigaragara neza. Amaso y'abahigi yose yahise agaruka kuri uwo mugore, bamwitegereza neza bwa mbere. Yari mwiza mu buryo budasanzwe kandi atambaye imitako myinshi, ariko afite isura kurura buri mugabo. Umwe mu bahigi aramubajije ati, ese uba hano wenyine? Yacecetse akanya gato asa n'utinya kuvuga byinshi, ariko arangije aravuga ati, yego, mba hano n'umwana wanjye gusa. Undi yahise amubaza ati, nta mugabo ufite? Nawe ati, ntawe mfite. Ntibyakomeje kuba birebire, ariko bumvaga afite inkuru ndende bari bakeneye kumva. Yahise yongera kwibanda ku mwami, atangira gusukura ibikomere bye yitonze cyane, nk'umuntu wari usanzwe azi kwita ku barwayi. Abahigi bararebanye, batangira kwibaza uwo mugore uwo ari we by'ukuri, n'impamvu umuntu umeze nkawe yabaho wenyine mu gace kameze nk'ako. Gusa nubwo bari bihagazeho, umunaniro n'inzara byari byabarembeje. Umwe mu bahigi yarebye uwo mugore mu ijwi rituje ati, twari tumaze igihe kinini mu ishyamba, ntacyo turarya kuva kare. Niba hari icyo wadufasha wabidukorera. Uwo mugore ntiyazuyaje, yahise agenda atangira gutegura ibyo kurya byihutirwa. Nyuma y'igihe gito yabazaniye ibyo kurya bishyushye birimo ibishyimbo n'isosi. Abahigi baricaye batangira kurya bigaragara ko bari bashonje cyane koko. Umwamikazi wo nawe nubwo yari yakomeretse bikomeye, yagerageje kwiyegura gato, baramushyigikira ku buryo ashobora kurya yitamitse. Yafashe duke duke arya buhoro buhoro yitonze, ariko byari bihagije kugira ngo agarure imbaraga. Amaso ye yagiye ahura n'uwo mugore inshuro nyinshi, amwitegereza atuje ntawe uzi ibyo barimo. Nta jambo yamubwiye, ariko uko yamurebaga byagaragazaga ko yamubonye mu buryo budasanzwe nubwo ari mu bubabare. Bamaze kurya, umunaniro birengagizaga wikubye 7. Umwe mu bahigi yaravuze ati, dukeneye kuruhuka gato, ejo tukazareba uko tumusubiza aho akwiriye kuba ari. Bose barabyemeye kuko nta n'umwe wari ugifite imbaraga zo gukomeza urugendo. Uwo mugore yaberetse aho baryama, abaha ibiryamirwa baraniyorosa. Bose ubwo bari baryamye hasi. Umwami yasigaye ku buriri yari yashyizweho, bamworosa neza kugira ngo adakonja. Mu gihe bose bari batangiye gusinzira, umwamikazi wo ntiyahise afunga amaso. Nubwo yari afite uburibwe, ubwenge bwe bwari bukiri gukora. Yongeye kureba uwo mugore wari uri kwita ku mwana we, urumuri rw'itara rucana rumurika mu maso he. Yongeye kumwitegereza neza nk'umuntu wabonye ikintu gitandukanye n'ibyo yarasanzwe abona. Amaso ye yarushijeho kuremera kubera ibitotsi, ariko ubwiza bw'umugore buguma mu mutwe we. Umugore nawe yafashe umwana we, bamaze kurya bajya kwiryamira mu kindi cyumba. Ijoro ryarakomeje, bose barasinzira. Hagati aho kure cyane y'ibwami ibintu byari byahindutse. Umwami wari wagiye guhiga ntiyari yakagarutse, kandi igihe cyari kirenze cyane uko byari bisanzwe. Abarinzi bari basigaye ibwami batangiye kugira impungenge. Umwe mu bajyanama yakoranyije abandi baraganira, arababwira ati, ntibisanzwe ko umwami arara mu ishyamba atamenyereye, tutanazi aho ari. Biyemeje kujya mu ishyamba yakundaga guhigamo, bagera nko muri 25. Mu gicuku cy'ijoro, mu gihe umwijima wari wuzuye mu mashyamba yose, hari amatsinda y'abasirikare n'abahigi yarakomeje gushakisha umwamikazi wo. Buri tsinda ryanyuraga mu nzira zitandukanye rihamagara buhoro izina rye, ariko nta gisubizo ryabonaga. Bamwe bagize abo babona ibimenyetso birimo amaraso, ibirenge by'abantu benshi, n'ahantu inyamaswa yari yagoshejwe. Bamenya ko hari ibyabaye bikomeye, ariko ntibamenya aho umwami yari yajyanywe. Bagendaga bamurika amatara, bakagenda bamurika ahantu hose, ariko ntibamubone. Bukeye kare, urumuri rutangiye kuganza umwijima, mu nzu ya wa mugore, umwamikazi we yabyutse yitonze. Nubwo ibikomere byari bigihari, uburibwe bwari bwagabanutse, umubiri watangiye koroherwa. Yagerageje kwicara, areba hirya no hino, asa n'utekereza cyane. Hanyuma ahamagara abahigi be bose bari bahari, arababwira ati, mwebwe mwese muhaguruke, hari icyo nshaka ko mukora. Bose bahise babikora, bamutega amatwi. Yarakomeje ati, nimugende musubire inyuma, mujye kubwira abandi ko ndi muzima, ko nta kibazo mfite.
mubabwire ko bashobora guhagarika gushakisha niba abana bitangiye. Bahise barebana batunguwe n'ayo mabwiriza. Umwe muri bo yaratinyutse aravuga ati nyagasani tugusige hano muri ibi bihe? Umwami ati ni itegeko, ndasigarana n'abarinzi 2 gusa, mwe nimugende. Ntawe wigeze akomeza kumuhakanya. Bari bazi ko iyo avuze atyo nta kindi gikurikiraho. Bahise bitegura bafata inzira basubira inyuma, nubwo mu mitima yabo hari huzuye impungenge nyinshi. Bagiye bihuta banyura mu ishyamba, bagaruka abandi bari barimo kumushakishiriza. Mu nzira bahuye n'irindi tsinda ry'abasirikare bari baturutse ibwami bafite ubwoba bwinshi. Bahise bahagarara barabaza bati mwabonye umwami? Abo bahigi barabasubije bati yego ni muzima, yakomeretse ariko ameze neza kurusha ejo. Aradutumye ngo tubabwire muhagarika kumushakisha. Abo basirikare baratangaye bati ariko sarihe kuki mutamuzanye? Umwe mu bahigi yasubije nawe atabyumva neza ati yanze, yavuze ko arasigarana n'abarinzi 2 gusa, nta kindi yatubwiye. Abo bari baturutse ibwami bararebanye, bamwe bagira impungenge bati niki cyatuma ufata uwo mwanzuro, ashobora kugirirwa nabi? Undi yaravuze ati ariko niba ari itegeko rye ntitwabirwanya, icy'ingenzi nuko ari muzima. Ntibari bazi ko yari yikundiye uwo mugore. Amakuru yahise akwira mu matsinda yose yari mu ishyamba, hanyuma atangira gusubira inyuma. Nyuma y'igihe gito nibwo ayo makuru yarahageze, ariko nubwo bari batuje bose bari bafite ikibazo kimwe mu mutwe wabo, bibaza ngo kuki umwami yahitamo gusigaraho ari wenyine ari kumwe n'abantu 2 gusa. Nyamara we yashakaga gusobanukirwa neza uwo mugore bitari ukumurebesha amaso gusa. Aho kuri uwo mugore umwamikazi yari yicaye yegamye ku buriri, ibikomere bye bipfutse neza nubwo yari agifite intege nke. Amaso ye ntiyavaga kuri uwo mugore uri gutunganya ibintu mu nzu, agenda buhoro buhoro asa n'uwirinda guteza urusaku mu nzu. Hashize akanya gato umwami yaramwitegereje, arangije aramubaza ati witwa nde? Uwo mugore yahagaritse ibyo yakoraga gato amureba mu maso, aramusubiza ati nitwa Ayira. Umwami yongeye kumwitegereza aravuga ati Ayira, ese byagenze bite nguze kuba hano wenyine kure y'abantu? Ayira yahise aceceka, yubitse umutwe gato, byagaragaraga ko atifuza kuvuga ayo mateka ye. Umwami yarongeye ati ndakubajije, ariko nabwo yaracecetse. Ijwi ry'umwami ryarahindutse rirakomera, aramubwira ati ntabwo nkunda kubaza nta muntu uri kunsubiza. Ayira yahise agira ubwoba, amureba mu maso asa n'ubuze aho ahungira, ariko nanone yasaga n'utiteguye kuvuga. Umwami yakomeje kumwitegereza, abona ko yagize impungenge zo kuvuga bose bumva, maze abwira abarinzi be 2 ati nimwe mugiye hirya gato, nimwegera aha ngaha kandi ntimwumve ibyo turi buvugane. Abo barinzi ntibatinze, bahise basohoka bajya kure gato y'inzu, baguma hafi ariko badashobora kumva ibiganiro biri kuba. Umwami yongeye kureba Ayira mu ijwi rituje ati ubu nta wundi uri kumva, wambwira ukuri? Ayira yahumetse cyane, yitsa imitima, yicara hasi gato, yubika umutwe, arangije atangira kuvuga ati si inkuru nziza nyagasani. Yacecetse akanya gato, arongera aravuga ati nkiri umukobwa naryamanaga n'abagabo benshi, banyita indaya. Byaje kugeraho ntwara inda, sinayikuramo nk'izindi zose nari narakuyemo mbere. Amaso yatangiye kuzamo amarira ariko arakomeza. Umwami nawe yakomeje gutega amatwi, umugore arakomeza ati iwacu ntibabyihanganiye, baranyirukanye ariko nyuma baje kunyubakira iyi nzu. Banyirukanye kure y'abandi kugira ngo ntazateze ipfunwe umuryango. Ubuzima bwakomeje kugorana, nta kindi nari mfite cyo gukora kugira ngo mbeho. Abagabo bakomezaga kuza, bamwe bakaza bakandaza, abandi bakaza bakamara igihe gito. Nza kubona ko ari bwo buryo nshobora gukoresha kugira ngo mbeho. Yarebaga umwana wari uri mu masafiri ari kureba ibyasigayemo, atitaye ku byo bari kuganira. Arangije aravuga ati niho byavuye, mbaho mbeshejwe n'abo bagabo baza kurara hano bakanyishyura, nkabasha kubona icyo kurya nkita ku mwana. Bamwe baraza bakarara, abandi bagahita bagenda. Yarongeye yubika umutwe cyane n'ubwoba n'isoni, aravuga ati nyagasani ndabizi ko atari byiza ariko nicyo nshoboye gukora, rwose mumbabarire. Umwamikazi yakomeje kumwitegereza asa n'utekereza cyane. Ibyo yari yumvise ntiyabyakiriye nk'uko Ayira yabitekerezaga. Yikije umutima, arangije aravuga ati ubuzima bugira inzira nyinshi kandi abantu babaho uko babishoboye, erega haguma ubuzima Ayira. Yahise ahamagara abarinzi ati nimugaruke. Baje bihuta, umwami arababwira ati mugume hano hafi y'urugo, ntimwemere ko hari undi muntu uhegera. Umugabo uwo ari we wese uragerageza kuza hano mumusubize inyuma. Abo barinzi bati nibyo nyagasani. Barasohotse bahita bafata imyanya yabo hanze, baguma hafi y'urugo, amaso yabo ari ku nzira zose zijyayo. Umunsi warakomeje, umwamikazi wagenda arushaho korerwa buhoro buhoro. Nubwo ibikomere bye byari bikiriho, imbaraga zari zatangiye kugaruka. Yarebaga Ayira kenshi, akamwitegereza mu buryo bwihariye, nk'umuntu uri kubona ikintu cyamunyuze mu buryo budasanzwe. Hashize akanya, yamuhamagaye mu ijwi rituje ati Ayira, ngwino wicare hafi yanjye. Ayira abanje gutinya gato, ariko aza kumwegera yicara hafi y'uburiri. Umwami yamufashe ukuboko, amureba mu maso, amubwira amagambo make ariko yuzuyemo icyo yatekerezaga.
Ibiganiro byagiye bihinduka buhoro buhoro, biva ku buzima bwe bigana ku buryo amubonye bakagira ituze n'umunezero atarasanzwe agira. Ayira wari usanzwe ubona abagabo mu buryo bwo gushaka kubaho, bwa mbere yari atangiye kumva hari ibyiyumvo biri kuza muri we bitandukanye n'ibyagiraga, kuko wowe bari kuganira harimo n'amarangamutima. Umwami nawe nubwo aramenyereye abagore benshi, yisanze yishimiye uwo mugore mu buryo budasanzwe. Hanze abarinzi be bari maso bakumira abagabo bamwe na bamwe bageragezaga kuza kuri urwo rugo nk'uko byari bisanzwe, bakabasubiza inyuma batababwiye impamvu. Ariko abo bagabo nabo bahitaga babyibwira, bakumva ko hari undi musirikare nyine ubwo ngubwo uri aho ngaho, ntibigeze bamenya ko ari umwami. Ijoro rigeze, umwamikazi we yumvise aragira amahoro mu mutima wari ukararanye n'icyo kibasumba yari yiboneye. Yaganiriye nayo igihe kirekire, amubwira byinshi ku buzima bwe. Ayira nawe aramwiyegereza, amubwira uko ubuzima bwe bwamugoye, ariko ko uwo munsi wari wihariye kuri we. Mu minsi yakurikiyeho, umwami yakomeje koroherwa, agenda agarura imbaraga. Uko iminsi yicumaga niko umubano wabo wakomezaga gukura. Buri joro yaramurazaga, abarinzi bo bakarara hanze, ntibari bemerewe kugaruka mu nzu. Hashize iminsi 6, amaze kumva ameze neza bihagije, umwami yarahagurutse areba Ayira mu maso aramubwira ati, ngiye gusubira ibwami, ariko sinzatuma ukomeza kuba hano, nzagaruka, nzaza vuba nze kukujyana. Ibi bintu ubamo byo kwakira abagabo bose simbyemera, ukwiriye kuba umugore wanjye. Uhereye ubu ntuzongere kuryamana n'undi mugabo uwo ari we wese. Nzaguhindura umugore wanjye, kandi nuhinduka umugore wanjye nta kizongera kwifuza ngo ukibure. Nzagutonesha ndetse nzakugira umwamikazi. Ayo magambo yamukoze ku mutima cyane, araceceka atazi niba yabyizera cyangwa niba ari inzozi, amarira amanuka ku matama. Umwami yarongeye ati, ibyo wankoreye nuko wanyitayeho ntibizibagirana, nzagaruka ndabigusezeranyije. Ayira azenze amarira mu maso, mu mutima arivugisha ati, uwo ari indaya koko, ngiye kuba umugore w'umwami? Umwamikazi we yiteguye kugenda, ariko mu mutima we yari yamaze gufata icyemezo cyo kuzagaruka kuri uwo mugore no guhindura ubuzima bwe burundu. Umwami yahise yohereza umurinzi we ati, genda uzane ifarashi, sinasubira ibwami n'amaguru. Muri ako kanya yabaye asezera kuri Ayira, amwizeza ko atazamutenguha. Uwo murinzi yagarukanye n'abandi bafite amafarashi, bo basigara kure waza n'amaguru. Kazuwo yavuye muri urwo rugo yerekeza aho yasize amafarashi, kuko batifuzaga ko hagira abaturage babibona. Batekerezaga ko bazanye amafarashi aho ngaho kuri urwo rugo hari abandi babibonera kure, kuko n'ubundi hatari kure cyane y'izindi ngo, kari agasozi nyine kitaruye, ariko hariho abandi bantu batuye hirya gato. Gusa wenda hari harimo intera, ariko abantu bashoboraga kubona ko haje amafarashi, niyo mpamvu rero bayasize kure. Yageze ku bandi, maze we n'abarinzi be batangira urugendo rwo gusubira mu murwa mukuru. Ageze ibwami yakiriwe nk'umuntu wari uvuye mu rupfu. Abajyanama, abarinzi n'abaturage bose bishimiye kumubona ari muzima, ariko uwo munezero ntiwamaze igihe kirekire. Mu gihe ari mu cyumba cye yisanzuye, nibwo yirebye ku rutoki akikanga. Ya mpeta ntiyari yambaye yarayibuze. Yayishakishije yihuse, ashakira mu myenda yari yambaye, areba aho yari yashyize ibintu bye, arongera ayishakira hose arayibura. Yahise ahamagara abashyitsi bari kumwe nawe, arababaza ati, ya mpeta yanjye hari uwayibonye? Bose bararebanye bavuga ko ntawayibonye. Umwami ntiyashoboraga gutuza, yahise atanga itegeko rikomeye mu ibanga kubo bajyanaga guhiga ati, musubire aho twarwaniye n'igisamagwe, wenda gishobora kuba cyaranurwanyije nkayita. Mushakire ahantu hose, murebe mu nzira, impeta igomba kuboneka. Abahigi n'abasirikare bahise bongera kujya mu ishyamba, bashakisha aho barwaniye n'igisamagwe, basubira ku butaka bwari bwuzuyemo amaraso, bashakisha igihe kirekire barayibura. Iyo mpeta ntiyari isanzwe, kubura kwayo byari ikibazo gikomeye kurusha uko abandi bayibonaga. Mu minsi yakurikiyeho, nubwo gushakisha byakomeje, nta gisubizo cyabonetse. Ariko hagati aho, umwamikazi we yari yakibagiwe ibyo yasezeranyije Ayira. Yahise ahamagara bamwe mu basirikare bizerwaga, abo n'ubundi bari barajyanye guhiga, arababwira ati, mujye muri kariya gace, mugende mubwire Ayira ko namutumyeho, we n'umwana we mubazane hano ibwami. Ariko mbere yo kubazana mubashyize ku mafarashi, mubanze mushakishe niba nta mpeta nahasize, mumubaze, mumubwire bafashe gushakisha mu nzu ye niba atayifite, wenda mwayibona, kuko mu ishyamba yakomeje kubura. Abo basirikare ntibatinze, bahise bafata urugendo bagana muri urwo rugo rwo ku nkengero z'ishyamba. Bagize ku manywa basanga ibintu bitandukanye n'uko byari bisanzwe. Basanze hari abantu benshi, bamwe bahagaze, abandi bagenda bazenguruka urugo, n'abandi bari mu mirimo isa n'iyo gusenya. Barahageze babona inzu ya Ayira yatangiye gusenywa, ibisenge byari byamaze gukurwaho igice, inkuta zimwe zatangiye kumenagurwa, abantu bari kuyikoraho ibikoresho nk'abari gukora akazi bahawe. Umwe mu basirikare yahise yegera umwe mu bari aho, aramubaza ati, hano habaye iki? Umugore wahabaga ari he? Uwo mugabo yaramurebye aramusubiza ati, ntimwari mubizi se? Nyiri iyi nzu yarapfuye. Bose bagize ubwoba. Umusirikare yahise yihuta kubaza ati, yarapfuye? Yapfuye ate? Uwo mugabo ati, natwe ntabwo tubizi neza, ariko hari amakuru umwana we yaduhaye. Bamusanze mu nzu yapfuye, nta gikomere yari afite, nta n'ikintu kigaragara twavuga ko cyamwishe.
byabaye nk'ibitunguranye ariko baramunize. Undi muntu wari uhari yongeye ati hashize iminsi 2 tumushyinguye, uwo mu muryango we niho batwohereje ngo tuze gusenya iyi nzu kuko badashaka ko izakomeza kuba urwibutso rw'umwana wabo wari warigize icyomanzi akiyandarika ku mugaragaro. Abasirikare batunguwe kurushaho, umwe muri bo yarongera abaza ati none se umwana ari he? Uwo mugabo ati umwana we ari iwabo kwa nyirakuru. Abo basirikare bagize urujijo, umwe abwira undi ati ntibisanzwe, umwami yadutumye hano ku mpamvu ikomeye, none dusanze byose byarangiye. Undi ati hari byinshi tutari gusobanukirwa. Bahagaze akanya gato baribuka abantu bakomezaga gusenya iyo nzu nk'aho bashaka gusiba burundu amateka y'uwari uyituyemo. Umwe mu basirikare aravuga ati tugomba gusubira ibwami tukabimenyesha umwami hakiri kare, ibi si ibintu byo gusobanurira hano. Bose barabyemeye barahindukira baragenda kuko nta kindi bari bakiri gukoraho. Barahindukiye batangira gusubira inyuma. Abo basirikare bageze ibwami bahita bajya kureba umwamikazi wo bamubwira ibyabaye byose ntacyo basize inyuma. Bakimara kuvuga ko Ayira yapfuye ndetse n'uko inzu yari iri gusenywa, umwami yahise aceceka ajya kure cyane mu bitekerezo. Yari yizeye ko wenda bazabona impeta iwe, yibwira ko yayisize kuri uwo mugore, ko yayisize ku buriri cyangwa ahandi, ariko nawe yari kwibaza kandi yarapfuye. Yabajije abasirikare ati mwashakiye se mu nzu murayibura? Ntibari babikoze, ariko gusubiza ko batari babikoze byari kubashyirishamo. Umwe yahise ahimba ikinyoma aramubwira ati twarinjiye dushakira ahantu hose nyagasani, twarebye mu myenda ye yose uretse ko bari bagiye kuyitwika. Twabasabye ko baduha udukomo cyangwa andi masaro yambaraga, bakaduha imikufi cyangwa ibindi bintu by'agaciro bambara, batubwira ko ibyo bintu atajyaga byambara. Twe twifuzaga ko babizana tukabonamo iyo mpeta, ariko ntacyo byatanze. Twari twabasezeranyije kubaha amafaranga menshi cyane, batuzanira utuntu tw'aho ngaho duto duto tw'udukomo tuburamo impeta, kandi utwo natwo batuvanye iwabo mu rugo aho yavukaga. Aho yabaga we nta na kamwe kari gahari, nta mpeta yari irimo rwose. Twarashakishije turayibura. Umwami yabuze icyo akora, ahitamo gufata iminsi nta kindi kintu avuga cyangwa ngo akore, atuje ari wenyine gusa. Nyuma y'iminsi mike ibikomere bye byarakize, agerageza kubyirengagiza, yemera ko ibyabaye byarangiye, ariko hari ikintu cyari gikomeje kumuhangayikisha. Ntiyari Ayira ahubwo ni ya mpeta. Yari azi neza agaciro kayo n'ikisobanura ku bwami bwe n'ahazaza h'umwana we, kandi cyari gikomeye kurushaho nuko nta n'umwe mu bajyanama cyangwa abatware be bari babizi. Byari ibanga rye n'abahigi be gusa. Mu ijoro rimwe yicaye wenyine atekereza ku hazaza, yibaza uko bizagenda igihe nikigera, igihe azaba adahari yatanze, umwana we akaba agomba gufata ubutegetsi nta kimenyetso gifatika gihari. Ibitekerezo byamuzengurukaga mu mutwe ari byinshi, akibaza icyatumye yirapfa n'ibindi byinshi, ariko nta gisubizo yabonaga. Yanatekerezaga kuba yakora urugendo, ariko akibaza ukuntu yamara nk'iminsi hafi 2 yose ari kugana kwa Ayira akumva atabikora. Yumvaga yanajyayo akajya kureba niba koko yarapfuye, niba atari ibinyoma, akareba aho yari atuye. Yumvaga amukumbuye, yari atangiye kumukunda. Yanifuzaga kumenya umuntu waba waramwishe kuko yumvaga bitarapfuye kwikora. Ibitekerezo byari byinshi ariko nta kindi yari gukora. Yahagurutse mu ntebe ajya mu byumba by'imbere, asanga umwana w'umukobwa aryamye. Yicaye iruhande rwe amwitegereza akanya gato, hanyuma amusoma ku gahanga. Yarababaye cyane bidasanzwe. Nta kindi yakoze, yamuryamye iruhande ahangayitse cyane. Nadusorera igice cya mbere cy'iyi nkuru. Niba wayikunze uduhe komenti utubwire n'ibyo uri gutekereza mu gice cya kabiri. Naho ubutaha.